Yo, dore budidaka. Nuzite chacha. Amani bimeze bite? Amakuru se. Mbega nkakuburuga turanga. Semani wabagahe. Mani, banda aho ngaho. Uzi ko wagiye ugahera nk'insinzi y'amavubi kweli. Insinzi y'amavubi man. Basi uvuga nk'umutobe mu kabari wa. Ahubwo wabuze nk'amahoro y'abanyabyi. Ndabona utangiye kuzana ibintu byisebanya. Utumye n'isukari zabuka inyuma y'Imana ubu nakumira bunguri. Umva ye, asemani ubu nakwibagirwa. Se kidende tuziranye kuko wibaga n'inkono kuziba. Man uramenyera urakabye ubu nakura hivi. Abana nyangufa ameze igika. Nyangufi na bene wanyu. Surakara semani. Narakarase. Urabona se ari Sofia wari uri kubwira iri ku muhanda. Man, ukuntu ubutambikamo nitwo tubireba. Sorry mani natejaga bro. Ahubwo se mbwira ikintu wanshakira. Iryo teza ryawe. Gutaha ni wongera gutebya. Nzagutembagazamo imiryeri n'imamo y'Imana. Mani kamuraye. Ahubwo mbwira icyo wanshakiraga kweli. Ani rekana ibintu by'ubujura. Man kwiba nge nabivuyemo unsigaye nifitiye job tu. Izere ko uyu munsi ari bi utari buze kuzana ibyo mbuto. Umva man. Shaho umura wowe mukanya ubu ngubu do munda yawe. Stoke y'inzoga. Ahubwo urabakaramba wowe mukanya. Ahubwo man. Ndabizi wowe ntabwo ujya ubura ibyana. Uhagaze gutya. Man wankarazemo kimwe se man nanjye uri byeri nka kwemera. Ahubwo se mani si wumva amagambo manegereje. Ahubwo fatiye namba n'ubundi rwarize kuri uyu n'ubundi yitwa Mutoni. Yitwa Mutoni man. Ni cyiza se man. Yenkaragasha ubundi nkwereke kabisa. Sureba se man ahubwo ubundi wowe. Ewana asante sana kabisa ngaho ngwino nyine nje kukondora mani mu mariyo nzara n'inyota bya. Ko bugini saza we. Pasi y'amaye n'icyotara rero. Ndamuhamagara numve. Abakobwa b'i Kigali se ngo bafata phone. Nta nubwo yayifata yo gangi. Hello baby. What meze bite se? Ni Mutoni turi kuvugana se? Yego. Saba. Zagine nanjye bitwa Chacha. Zamaze iminsi mubona. Ubu umutima urangije gutse. Ubwo se nabyizera. Nabibwirwa n'iki saho? Cyane wowe ewana njye mfite gahunda ifatika byata. Wowe ewana wowe nyizira. Ni sawa nare. Bose nyine se wama chance icyumweru tuzahure kabisa. Okay, you are welcome. MS wow. Sinzi rwose. Aho Sandrine niwe shumi yanjye ya hafi. Reka mbanze nawe mubwire. Tasando. Nyine mwitegura igiko gitunguranye ubu hari umutipe waguyemo. Seso, amakuru mashya. Hari umutipe wansariye umva. Mu minsi mike ndaba abantu mudapfuje ntibimeze bibi. Ejo bundi hari ubukwe hari umutipe nabonye turi gutiretana. Mbasize mu bukobwa nyine mwihangane nta kundi. Yabigara bikubwire. Manu urakuze ndagushimiye. Sanga yambwiragara. Bimeze bite wagatipe ko mbona wagira ngo wabuze aho wiye. Mukobwa mwiza dure kuburakari.
Nijye wagushakaga niwe twavugana. wowe ndi Uri Mutoni se? Nyine njye nitwa Caca. Njye twavuganaga kuri phone mu kanya. Ceceka. ni wowe uje kundeba Ubwo se wiriwe ute mukobwa mwiza? yesu we nabaho nitwa Nibwo ubonye umugabo ugukwiriye. oya nibwo mbonye inkoko igenda ivuga mu muhanda Ako kantu uburengejeho niko kabi kabisa. ahubwo naba n'inkoko gusa inkoko ko ngenda ewana nkagashikura ubusa nk'aho umuntu yashikura haryo wanyu nihe musore Inyamata. Ariya barya inyama n'amata cyarimwe we. Turakaza. niyo mpamvu havayo amasage ubu iwanyu uvu nyamata uraza n'igitsi mpaka inyamirambo ngo uje gutereta mutoni ubusa urabona wankunda Gusa ubundi urabona binyanditse ko naje n'amaguru ubu. sorry nganyibutse uparitse Ariko mparitse hano da. Sibona? uparitse aho se wowe uri imodoka none se boka ufite iki ufite inzu se? Wapi? ufite imodoka se? Wapi? ufite igare Wapi? ufite ikibanza Wapi? ufite ifamu se y'iki Famu. Nayo nayo. gusa ufite iki Mfite Yesu se. yesu se ubu yesu wamuri pore basi se ufite cano Yamure. Cano ni iki? Mami bwira cano ni iki? Buriya cano urebye Kimwe n'izindi ngwe nanjye ngenzwa n'inyama. bwenge nanone ukagenekereza buriya nyine cano nko mu buzima busanzwe nyine kuriya Ceceka. umusore warasa ku ngingo ko ufite akazi kenshi nyine nibyo nakubwiraga nyine urebye aho naturutse ukageza ahangaha buriya cano nta cano mfite ariko iki shananga ihene nkahura nazo cyakoze umbwire nkurangira ahantu ujya gucukura tuwarete ariko unteye umwaka ntubuze byose ntago wakinkora mukobwa mwiza ntago wakinkora kwera iby'inyamata n'igiti z'inyamirambo unkurizeho kuko uracyari ahangaha umva sekerete ayo madosiye yose yegeranye neza kandi abakozi uri bwakire ntabwo nshaka ibintu by'abakozi badashoboye tunganya dosiye neza wakira abakozi bashoboye gira vuba bari kunsaba raporo Injira karibu. mwiriwe neza Mwiriwe neza. Mbe Mutoni wowe amakuru yawe se mama. yo shasha nyine niko iminsi imeze kabisa Ego ko mana Mutoni. Mutoni ukusigaye ungana? Uracyagira ubushinzi nka kera? nta by'ubushinzi ahubwo munyihera akazi ikibuga nakivuye Mbega Mutoni wowe nzi. Nori gushaka akazi? Wowe Mutoni nzi. Wowe ureka gukura ngo urashaka akazi. sha nyine byihorera uwisi itarakaranga ibikimushakira ibintu Yego ko mana. Mutuhova ku bintu. Ibintu burya byarahindutse koko ndabibonye. nuko bimeze nyine pe ahubwo gira undebere munyihera akazi Akazi ko tuzakagura. Ubwo ari wowe nta kibazo. shasheri urakoze pe gusa ushatse wanambaza kugira ngo naguteranya na boss inyuma amenye ko wakampaye kubera ubushuti Gusa nyine mfite boss ariko iyo mugiye imbere nkamuterekera amaso maze noneho nkamusekera uraza kubona akazi pe. Boss ni fake. Uri umukobwa mwiza noneho nkawe ufite derede witeye makeup we gusa ugenda umukubitire urerembura ijisho gusa akazi arahita akaguha 10. Genda uhure na boss wumva ibintu akubwira. ari uwaruje wumvisha ari ibintu azi nta kibazo munyoherereze nta kibazo mwiriwe neza ni mwe sekereteri yayohereje mushaka akazi yego nitwe witwa nese ubwora nitwa Mutoni Shade Toni uracyari ahangaha rero bo akazi ko kahari
kandi sekereteri yambwiye ko mushoboye sindi bwigwe mbabaza ibintu byinshi. Ikibazo cya mbere, Salomo yari afite abagore 1000 urabizi, wambwiramo byibuze abagore 500 mu bagore ba Salomo. Ushaka kumpaka? Wambwira iriya sake yabitse Petero amaze kwihakana Yesu, iyo sake yari iya cyo nacyo ntacyo nzi pe. nari nabivuze bundi uyu mukozi urabona ashobotse. Iriya kanzu Yesu yambaraga ninde mutayeri wayidoze? Bitakunanira ngaba nkugwaje. Subiza ako se nako karakunanira. Navuganaga n'umuzimu se? Yego kuzotse utorwiyamitse se nawe bigenze ute? Wahora n'icyo wa mukobwa we, no mu ijuru ntibambaza ibibazo nka biriya.